Hello family, nongeye kubaha ikaze. Video y'uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitanu cyangwa se ibibazo bitanu utagomba kubaza umuntu kuko bituma yumva atisanzuye ndetse bikaba bishobora no gukomeretsa amarangamutima ye. Niba rero utarakora subscribe, yikore, wibuke no gukanda kuri notification kugira ngo ibyo tubagezaho ujye ubibonera ku gihe. Ikibazo cya mbere rero utagomba kubaza umuntu ni ikibazo kivuga ngo ko wabyibushye ubwo urangana ute? Sinzi niba hari umuntu wigeze ukikubaza cyangwa se niba warumvise uwo bakibaza. Utawibaza arabona se ngana nte, arabona ameze nte? Ubundi abantu benshi ntabwo bakunda kubyibuha. Abantu bake gusa nibo ushobora gusanga bakunda kubyibuha ndetse bakaba bafata na za regime zo kugira ngo babyibuhe. Ariko abandi ntabwo babikunda, aba yumva nyine yakora uko ashoboye kose kugira ngo abirwanye. Rero guhura n'umuntu ukamubaza ko wabyibushye bishobora gutuma nyine yumva atameze neza, akaba ari mal-à-l'aise, bikaba byakomeretsa ibyiyumvo bye. Niba mwari muri kuganira mwishimye ugahita ubona hajemo akantu ko gutuza cyane, rero si byiza kuba wahita ubaza umuntu ngo ko wabyibushye, jya ubyirinda. Ikibazo cya kabiri rero utagomba kubaza umuntu ni ukuvuga ngo nturashaka, uzashyingirwa ryari? Dore abo mungana bose bari gushaka. Iki kibazo rero ntabwo ari byiza kukibaza umuntu kuko wenze ashobora kuba yarahuye n'ibikomere mu rukundo, akaba adashaka kumva ibijyanye narwo, akaba nyine akeneye kwiha igihe kugira ngo abanze akire ibyo bikomere. Ashobora rero no kuba atari yabona nyine right person yumva babana, akaba akirimo gushakisha. Rero ushobora kubaza umuntu iki kibazo ukaba umwiciye umunsi we, akirirwa atameze neza, akirirwa ari kubyibazaho, akirirwa abitekerezaho. Ntabwo ari byiza rero kubaza umuntu iki kibazo, keretse ari umuntu wawe wa hafi, nabwo akaba ari we uzamura icyo kiganiro. Ariko wowe jya wirinda kuba ari wowe wa mbere ubaza iki kibazo. Tukiri kuri ibyo rero bijyanye no gushaka, ikindi kibazo cya gatatu utagomba kubaza umuntu, wenze umuntu wowe wamaze gushaka, kumubaza ese ntimurabyara? Cyangwa se yaba yarabyaye, kudakurikiza uwo mwana, ntubona ko amaze gukura? Ntubona ko bo mwashakiye rimwe bamaze kugira abana bangahe? Iki kibazo rwose ngo ese ntimurabyara, ntabwo ari byiza na gatoya kukibaza umuntu kuko ushobora gusanga nawe ahanganye n'ikibazo cya fertilité, wenda arimo kwivuza nawe ngo arebe ko byashoboka akaba yabyara. Ugasanga rero nawe ari ikibazo kimuhangayikishije, ari ikibazo atekerezaho cyane, ari ikibazo kimubujije gusinzira. Rero kukimubaza uba umukomerekeje, ntabwo ari byiza na gato. Bikagendana rero n'icyo kubaza umuntu ngo nturakurikiza umwana. Ntabwo rero uba uzi impamvu zibimubuza. Hari igihe wenze yihaye igihe, hari ibindi wenda ashaka kubanza gukora, cyangwa se nawe nyine akibigerageza bitari byakunda. Impamvu rero iyo ari yo yose yabitumye umuntu atari yabyara, ntabwo ari byiza kumubaza icyo kibazo. Ibyo ni ibintu biri personnel cyane, ni private life y'umuntu, keretse we abaye open akakuganiriza, naho ubundi wowe ntuzigere utera intambwe ya mbere ngo bibaze umuntu. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari umuco, ntabwo ari ikinyabupfura. Ikibazo cya kane utagomba kubaza umuntu, ufite imyaka ingahe? Wavutse ryari? Iki kibazo usibye ko wakibaza nk'umwana wiga muri maternelle uri kwiga kuvuga imyaka ye, naho ubundi rwose ntabwo ari byiza kubaza iki kibazo. Cyane cyane noneho ku muntu w'igitsina gore, umuntu w'umukobwa mukuru, ntabwo ari byiza kumubaza imyaka ye. Ndetse muri rusange umuntu urengeje imyaka 18, yaba umumama yaba umupapa, uzirinde kumubaza iki kibazo kuko ntabwo ari ikinyabupfura mu muco wacu. Ikibazo cya gatanu ari nacyo turi busorezeho utagomba kubaza umuntu, ni ikibazo kivuga ngo iki kintu wakiguze angahe? Iki kibazo rero gikunzwe kubazwa n'abantu b'igitsina gore, kavuga kagashakoshi, utudukweto, amaherena, gasaha, agahita abaza nyine ati wabiguze angahe?
ati shaka ko nabikunze, wabiguze angahe, wabiguriye hehe, ibintu nk'ibyo. Rero iki kibazo nacyo ntabwo ari cyiza kukibaza umuntu, keretse ari umuntu wa wundi w'inshuti yawe nyine muri close mwisanzuranyeho, naho ubundi uzirinde kukibaza umuntu. Aho kugira ngo rero ubaze icyo kibazo, ushobora kujya kuri Google, ushobora kujya ku mbuga zitandukanye zicururizwaho ibintu ukareba igiciro cyabyo. Mwakoze kubana natwe, niba utarakora subscribe yikore udushyigikire, wibuke gukanda like and share usangize abandi iyi video. Naho ubutaha.